Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugeraho tuzakore rimwe duhite dutsinda. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 8 biragarutse, ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe kimaze gukorwa. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe uhite utsinda, kintu ubusabwa no gukosora ikizame cyose kimaze gukorwa, wagerwaho ugasanga ibibazo byose warabibonye ugakora rimwe. Kugira ngo rero ujye ubona ikizame cyose kimaze gukorwa, ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda, ikintu cyose kira kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba kiriya kibazo nkunda gupostinga gikunda kuba kiri kuza mu kizame, kugira ngo byose ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda, najya mbishyiraho ukagera uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788 tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa bite? Uduha amasaha meza akunogeye ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza mu kizame, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0788 tugufashe kwiga mu buryo bwa online, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, rero ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko ikibazo cyawe gifite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri ukacyandika ku papuro. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kibaza ngo kunyura ku bindi binyabiziga uretse ikibiziga bibiri bihujwe ahakurikira. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bihujwe ahakurikira. Hehe? Araba ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Mbega ngo hafi yaho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo byose ni ukuri, ibisubizo washaza kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ibibazo biragaruka, ikibazo cyose ukoze ujye ureba ko nikiramuka kije mu kizame urahita ugikora. Murabizi impamvu dukosora ikizame, buriya gukosora ikizame bitandukanye cyane cyane na biriya byo kujya mu bitaro bukirirwa uri gusoma. Hariya hari igihe ubifata nk'aho biborotse, ariko hano iyo wakoze ikibazo uba ucyumvishe, iyo utagikoze iyo kigarutse uhita ugikora. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ubundi kunyura ku bindi nyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri biba bibujijwe hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi yaho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Kugira ngo kino kizamero cyose kiba kimaze gukorwa, ujye urahita ukibona ku gihe. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya aho hantu handitse subscribe ukahakanda. Ndajya cyaho ikizami cyose kimaze gukorwa, ukajya urahita ukibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi muri rusange mu buryo bwa rusange ni arava ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 25 mu saha, mbega ngo kilometero 20 mu saha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyawe kiba gifite ahantu uri kujya ugenda ubirebera. Ntabwo ugenda mu nzira nyabagendwa uri gupima, ahubwo ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Bakakubwira ati bitewe n'umuvuduko uri kugendaho mu saha, nukomeza kugenda gutyo uri kugenda urabugira ibirometero 80, urabugira ibirometero 20 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Rero hano ntabwo ari ibyo batubajije, ahubwo bakubajije se kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo ntarengwa
ni uwuhe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni a, kilometero 60 mu isaha. Ese waramaze guhitamo a? Ese wari wamaze kuyandika ku gapapuro? Utari wayihisemo ibibazo biragaruka, uragera mu kizami cyawe urakora mu kanya usange ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe wakoze. Ujye ureba ko ikibazo cyose wabonyeho kiramutse kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ayahe mabara? Itegereza neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo igisozi cy'ukuri cyanyacyo ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Beka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Seka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu bara ryera n'ikirango mu bara ry'umutuku n'umukara. Deka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo, ikintu washatse kuvuga bashatse kuvuga ngo a ntabwo ari igisozi cy'ukuri, b ntabwo ari igisozi cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, bibutsa ko video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kubakorera iri kuri YouTube channel yanyu, genda uyirebe kugira ngo nujye yakura ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo nk'ubu ngubu bw'amagambo naho bakabibaza. Niyo mpamvu aba ari ingenzi kurebera video kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora, nugerwaho mu kizami cyawe uzakorera rimwe uhita utsinda. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisozi cy'ukuri nta kindi ni a, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. No kubera iki duhisemo a? No kubera ko ibyo byapa biba bigomba kuba ari ibyapa bitegeka. Ese ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho isute? Ishusho aba ari uruziga. Ubuso busute, ubuso bw'ubururu. Ibirango bisute bisa umweru, kuko aho hantu bugiye gukikirira bagomba kugutegeka bakakubwira ati ugomba guca, ugomba gukikirira iburyo, ugomba gukikirira ibumoso, bagahita bagutegeka. Niyo mpamvu hano bakoresha ikimenyetso cy'icyapa gitegeka. Ndakeka ko ramaze guhitamo a, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki? Itegereze neza. Urabona ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese kiba giteye ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisozi cy'ukuri cyanyacyo cyandike ku gapapuro. Aranga ishusho ya mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Beka ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Seka kavuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa kigaragaza uburyo bwo kugenda mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buhe buryo? Mwabuno buryo baduhaye. Itegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20. Murabizi impamvu dukosora kino kizami kiba cyakozwe, ibibazo biragaruka, wajya mu kizami cyawe ugasanga ibibazo 7 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe wakosoye. Bivuze ko iyo ukosoye ikizami cyose cyakozwe ukaba warakanze subscribe na yanyishyira ugahita ukibona ukagikosora, iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Kandi iyo uramutse uri gukosora kino kizami ukagira ikibazo, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 26 agusobanura. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisozi cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni b, ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Ese waramutse guhitamo b? Ese waramutse kuyandika ku gapapuro kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Niba utari wareba iriya video y'ibyapa byo ku mihanda, saba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV,
uyirebe kugira ngo nujya kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ukuntu iyo video ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babazaho, ku buryo ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko waramutse uhitamo B, ndakeka ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Erega niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe, nuko tuba tuzi ko ibibazo biragaruka. Cyane cyane mwa kino kizamini kiba gikozwe ari icya mbere mu gitondo, usanga uwo munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi. Niyo mpamvu kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda, wajya no mu kizamini umaze gukosora kino kizamini kimaze gukorwa, wagerwaho ukabona ibibazo 8, ibibazo 9 biragarutse mu kizamini cyawe, ugahita ukora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kivuga, icyapa cyacu gifite ishusho, ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Kino cyapa rero gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kivuga, hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ifungana ry'umuhanda iburyo, B ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, C ngo akayira gato, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano rero igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa aka kanya. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Twigitegereje kwa kino cyapa cyacu, umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere urafungana, ariko byatewe n'uruhande rwahe rw'ibumoso. Niyo mpamvu barabyita ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Bino bibazo byose bimwe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, genda uyirebe kugira ngo ibyapa byere kuzongera kukugora. Nubona utari kuyibona, unyandikire kuri WhatsApp imitenyigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Urabona kara karongo, noneho ifungana ryabereye iburyo babyita ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Noneho mu mpande zose iyo byahise bigera imbere bigafungana, nibyo bita ifungana ry'umuhanda gusa. Ntibavuge ngo iburyo cyangwa ntibavuge ngo ibumoso. Murabizi hano dukosora ikizamini turi kugereba n'ibindi bibazo bashobora kubarizaho, kugira ngo nugerwaho uzabe warabonye ku bibazo byinshi, uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6, kirabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Hari igihe umuntu avuze kumunyuraho ntuhita ubyumva, ariko yavuga kudepasa ugahita ubyumva. Kudepasa rero ni indimi z'amahanga. Abagomba kubahiriza iki? Aravuga ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, B ngo kongera umuvuduko, C ngo guhagarara, D kavuga ngo A na C nibyo bisubizo by'ukuri. A kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda na C cyangwa ugahagarara nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baguhaye. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda utwaye ikinyabiziga, ubonye ko hari undi muyobozi ugukurikiye ushaka kugutepasa cyangwa ushaka kunyuraho. Ese ugomba kubahiriza iki mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Ese ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda, aho ni kuri A. Ese ugomba kongera umuvuduko, aho ni kuri B. Ese ugomba guhagarara cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Kubera iki? Kugira ngo umuhe umwanya uhagije, kuko kudepasa cyangwa kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Kubera bagiye kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso, ugomba kwegera iruhande rw'iburyo ukamuha umwanya uhagije kugira ngo bimworohere kukunyuraho ataguteje ibyago cyangwa adateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Murabizi no byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo za autobisi zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara 2 asa n'icunga rishije amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ashyirwaho ku buhe buryo? Nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo amatara 2 ashyirwa inyuma, B ngo amatara 2 ashyirwa imbere, C ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B amatara 2 ashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Za autobisi zikeneye gutwara iki? Abanyeshuri.
rero ziba zigomba gushyirwaho amatara kuko hashobora kuba harimo n'incuke. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo kugira ngo berekane ko zihagaze no kwerekana ko abayobozi b'ibindi binyabiziga baza bazisanga bagomba kwitonda? Ashyirwaho ku buhe buryo? Hano igisobanuro cy'ukuri ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ubonye ngiye kukivuga utari wagihitamo, uba uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kujya mu kino kizami kiba kimaze gukorwa aka kanya. Rero hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni se rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Kubera iki? Rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere baze kuribona, irindi gashyirwa inyuma. Murabizi za autobus zitwara abanyeshuri birashoboka ko haba harimo n'abana batoya n'incuke, niyo mpamvu mugomba kugigeraho mwitonze. Rero kugira ngo mugireho mwitonze nuko hari ukuntu iba igomba kugaragazwa. Rero rigaragazwa n'amatara abiri ashyirwaho, rimwe rigashyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo se, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara nibura igihe ijuru rikeye, nibura mu ntera ikurikira. Muri iyo ntera araba mu metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Mbega mu metero 150 ku manywa na metero 50 mu ijoro. Seka ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Tegereze neza. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano batubwiye ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Urabizi ese we turi gukosorana kino kizame, iyo ari nijoro itara nibwo uribonera kure cyangwa uribonera hafi? Urugero, niba itara turishyize muri metero 100 ari ku manywa tukaribona, ese birashoboka ko ari nijoro waribonera muri metero 20 gusa? Oya. Ese ari muri metero 150 ku manywa nijoro ukaribonera muri metero 50? Itara waribonera muri metero 200 ari ku manywa, haba ari nijoro ukaribonera muri metero 100? Ntibibaho. Niyo mpamvu hano duhisemo ko igiso cy'ukuri ari de, nta giso cy'ukuri kirimo. Urabizi ko hari igihe n'umuntu telefoni ye ibiri kwaka itara ariko akaguca iruhande kubera ko ari igihe cy'amanywa ntunamenye ko itara riri kwaka. Bivuze ko iyo ari nijoro nibwo tubona itara riri ahantu kure. Uba wahagarara mu mujyi, ukaba wahagarara za Nyamirambo ukareba iyo za Remera ukaba wabona itara ririyo, ariko ari ku manywa riri kwaka ntiwaribona. Niyo mpamvu ahubwo mu gihe cya nijoro nibwo tureba ibintu amatara ari kure. None hano igihe cyo ku manywa kiruta icya nijoro. Ntabwo bishoboka ko warebera ikintu muri metero 100 ari ku manywa ari itara riri kwaka ngo nijoro rirebere muri metero 20. Niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Mu gihe uri gukosora ikizami cyawe ni ukujya ushishoza ukareba ukuntu bakubajije ikibazo, nawe ugashyira mu nyurabwenge ugahitamo igiso cy'ukuri kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi hano dukosora turi no gusobanura ku buryo ukosora ikizame ariko ukaba ubonye nk'amasomo 3 ku buryo ugerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kugira ngo ujye ubona ikizami cyose cyakozwe ujya aho hantu handitse subscribe ukakanda, najya nkishyiraho ukajya urahita ukibonera ku gihe. Murabizi ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha kujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga nibyo tugiye kureba mwa bino bisubizo bine baduhaye. Arabanga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Beka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Seka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Deka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Ese hano ni igiso cy'ukuri cyanya cyari kihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereza neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ibintu bya kilometero 40 mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ku kinyabiziga cyawe uri kugitwara uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Hari umuntu yigeze kumpamagara ambaza se iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa bino bintu bya kilometero runaka mu saha ugenda uri gupima? Oya, ahubwo umuyobozi w'ikinyabiziga wese aba afite ahantu ari kujya arebera umuvuduko ari kujya agenderaho mu saha. Imodoka iba ifite, moto ziba zifite uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho
mu saha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze guhita igiso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizamuri bukore mu kanya cyangwa uzakora ejo kitakugora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoro kikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. A iravuga ngo metero 1.25. B ngo santimetero 30. C ngo santimetero 75. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Kino kibazo bashobora kugihindura mu bundi buryo bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 75, cyangwa bakafata zino metero zino santimetero bakazishyira muri metero bakavuga ngo A metero 1.25, B metero 0.30 cyangwa n'ibice bitatu, murabizi 0 iri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. C bakavuga ngo metero 0.75. Rero ntibizakugore niba ramuka wayoje mu ubwo buryo. Murabizi ibintu byo guhindura ingero ubusanga babikora ariko ugasanga n'ubundi kibazo kiracyari cya kindi nta kintu bahinduyeho. Rero kugira ngo nzagutegurire isomo ku bipimo uzahita uribonera ku gihe, ikintu busabwa ni kimwe no kuba uri kumwe natwe, nazabishyira ukazayibona ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, aba ari metero 1.25. Ndakeka ko wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame. Ikintu cyose cyagufasha ukatwandikira kuri WhatsApp tukajya tukiguhera ku gihe wazagiye kuba ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 078 935 16 26 tubigufashemo n'ugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urukondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Mwese murabizi cyane cyane abajya gusura ababyeyi mu cyaro, hari igihe ugera hakaba hari ibyondo ikinyabiziga cyawe gihezemo. Ese gihezemo wakoresha ubuhe buryo kugira ngo kivanemo? Aravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri ndetse na B iba ari igiso cya nyacyo. Bishatse kuvuga ngo iyo uhisemo A yonyine iba ari igiso cy'ukuri ariko ukaba wagize 0. Iyo uhisemo B gusa igiso kiba ari icy'ukuri ariko uba wagize 0. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe ariko igiso cy'ukuri n'ubundi ari C. Hano nari kugusobanura ntabwo bivuze ko igiso cy'ukuri hano ari C. Ubonye ariyo wahitamo ariko ntabwo bivuze ko ariyo. Nari kugira ngo usobanure ngo iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri uba ugomba guhitamo gute. A iba ari igiso cy'ukuri, iyo uhisemo baguha 0. B iba ari igiso cy'ukuri, iyo uhisemo baguha 0. Uba ugomba guhitamo iyo nyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri. Noneho D yo ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aho bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugera kuri 20. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora ikizami cyose kiba kimaze gukorwa. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki? Tegereze neza kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere karenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Kubihe bipimo? Itegereze neza. Araba ngo metero 4, mbega ngo metero 3 na santimetero 50. Sega ngo metero
eshatu deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, bagomba kuba metero 3. Ariko kino kibazo neza neza barakibaza kimeze neza neza gutya, bakavuga ngo ni metero 2.75. Ko babisubiza byagenze ute? Mu gihe kino kibazo bazakiguha ukabona bino bipimo ntabwo babishyizeho ngo bigomba kugera kuri metero 2 na santimetero 45, ukabona bino bipimo ntabwo babishyize mu kibazo, uzahitamo metero 2.75. Ariko nibabishyiramo bino bipimo mu kibazo metero 2.75, uzahita uhitamo metero 3. Ariko niba badashyiramo biriya bipimo uzahitamo metero 2.75. Ndakeka ko ubu bifashe ku buryo niramuka kije mu kizame cyawe utavuga ngo kuki ntari narakibonyeho. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bashobora kukubaza byerekeye ku icyo kibazo turi gukosora, kugira ngo nibiza ube wabibonye nugerwa uzakorera rimwe ututsinda. Nicyo kintu cya mbere kidushimisha, kumva mwagiye gukora mugakora rimwe mugahita mutsinda. Rero hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, metero 3. Ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, kudepasa bikorerwa. Mu ndimi z'amahanga nibwo mbona muri kubyumva, ariko mu kinyarwanda bikaba byabagora. Kudepasa nibyo bita kunyuranaho. Ese bikorerwa he? Araba ngo mu ruhande rw'ibumoso gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, ndega ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Ese ni mu ruhande rw'iburyo gusa? Ese igihe cyose ni ibumoso? Ese ni iburyo iyo unyura ku nyamaswa cyangwa nta gisozo cy'ukuri kirimo? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni hano, igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Cyakagombye kuba B, ariko bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, duhita duhitamo D ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko waba wananyuranaho ukoreye mu ruhande rw'iburyo, ariko bitewe n'isangano ry'umuhanda ugiye kujyamo. Ariko iyo bakubajije ngo kunyuranaho bikorerwa he, uhita uvuga ngo ni ibumoso. Iyo nta kindi kintu barengejeho. Iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo ubugari bw'umuhanda bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi abagenzi bategetswe. Hano abagenzi bari kuvuga ni abayobozi b'ibinyabiziga. Bategetswe kugira ute? Ari ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, se ngo koroherana, ndega ngo gukuraho inkomyi. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa, ubugari bw'umuhanda ugenderwamo n'ibinyabiziga ntabwo buhagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi. Ese abayobozi b'ibinyabiziga bategetswe iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ese igisozo cy'ukuri ni A, kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru? Ese igisozo cy'ukuri ni B, guhagarara aho bageze? Ese ni C, koroherana? Cyangwa ni D, gukuraho inkomyi? Ndakeka ko hano wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, muba ugomba koroherana. Njya mbibona ukabona abantu bari kugenda bageze ahantu hari umuhanda ufunganye, ugasanga umwe arahagaze abaye nk'usubiye inyuma, haye inzira mugenzi we aratambutse nawe abonye kugenda. Kiriya kintu baba bakoze nicyo bita koroherana. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ibindi byo ntibyaba ibisubizo by'ukuri, kuko kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru nta na rimwe biba byemewe. Guhagarara aho bageze mwakomeza mukahagarara paka. Ndeka ngo gukuraho inkomyi ni nko kuva mu binyabiziga mugasiza nyine mukongera umuhanda ukaba munini mukabisikana, nabyo ntabwo bishoboka. Ikintu kiba kigomba gukorwa ni kimwe, muba mugomba koroherana. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri. Araba ngo santimetero 30, B ngo santimetero 20, C ngo santimetero 50, D ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine
baduhaye, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Kino kizame gikozwe mu gitondo, ubusanga uwo munsi barakunda kwirirwa babazamo ibibazo, niyo mpamvu ari ingenzi kujya mu kizamo umaze kugikosora kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda. Rero hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo de, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1 na santimetero 50, beka ngo metero 1 na santimetero 75, se ngo metero 1 na santimetero 80, deka ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ese hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bingana bike hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko hano wamaze guhitamo ikibazo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni de, nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ese hano ikibazo cy'ukuri cyakagombye kuba ikihe? Ubundi biba bigomba kuba ari metero 1 na santimetero 90. Ese muno hari santimetero 1 hano? Ese hano hari metero 1 na santimetero 90 uri kubonamo? Oya, niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Icy'ukuri cyakagombye kuba metero 1 na santimetero 90. Ubwo nta birimo, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko nibaramuka bakikubajije bakabishyiramo urahita uhitamo metero 1 na santimetero 90. Ndakeka ko rero waramuzwe guhitamo de, ndakeka ko waramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze ku nzira y'abanyamaguru, ukabona abasaza bari mu tugare, hari abantu bahagaze. Ese wakwitwara ute ugiye kugera kwa iriya nzira y'abanyamaguru? Mu zindi ndimi z'amahanga muyita ngo ni zebra cross. Ese murahageze, muba mugomba kwitwara ite nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugera kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa aka kanya. Iravuga ngo kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, mbega ngo gukomeza agenda ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje. Se ngo kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka, ndeka ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Ese hano ni ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndatekereza ko ikibazo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ubundi ni ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, ukareka bakamanza bagatambuka. Murabizi iyo hari ikosa ribaye akenshi bayashyira ku muyobozi w'ikinyabiziga, ko bajya bavuga ngo umunyamaguru nta kosa agira. Nubwo bayagira ndabibona, nanjye ndatwara, ariko ntabwo bakunda kubabaraho amakosa. Rero ikintu uba ugomba kugora, uba ugomba kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara mu gihe haba hari utangiye kwambuka utari wahagera. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, none ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha mu nzira nyabagendwa uri muri kaburimbo. Ese ugomba gukoresha uruhe ruhande rw'umuhanda? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo, mbega ngo mu gice cy'umuhanda yumva ashaka akaba yagendera iburyo ukaba wagendera ibumoso, cyangwa mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Deka ngo ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni se mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Murabizi iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri zitarengeje santimetero kibe 125. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira bingana iki? Arabaho metero 200, beka ngo metero 100, seka ngo metero 85, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano abari iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubundi byakagombye kuba metero 75.
Ikibazo cya nyuma ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda. Abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero imwe nibura hagati yabo nayo iyo nkomyi. Iyo ibyo bidashoboka kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo kilometero 10 mu saha, B ngo kilometero 20 mu saha, C ngo kilometero 30 mu saha, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugera kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Murabizi ibibazo biragaruka kugira ngo rero ujye kubikiza mukore rimwe uhita utsinda. Ikintu busabwa gukosora ikizame cyose cyakozwe. Kugira ngo ujye uragita ukibonera ku ikizame cyose cyakozwe, jya aho hantu handitse subscribe kandi ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi cyo no kubabwira ko code ziri koneka, nyandike cyangwa umpamagare kuri 078 935 16 26 ngufashe kubona code, ngufashe kwiga mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Amahirwe masa ku bantu muri gukora, ndabakunda cyane. Imana ibamugisha kandi ijye ibafasha mu mirimo yanyu ya buri munsi.